Muraho neza nshuti zacu mwe mudukurikirana umunsi ku munsi nk'ibisanzwe ni YouTube channel ya Nitsinda Prosper. Buri munsi tuba tuje gusoramo ikizami kiba kimaze gukorwa. Uyu munsi wakabaza ni senje mbaza n'iki munsi ni ikizami kimaze gukorwa tugiye gukosora hamwe, aho tugiye kubana neza ko ugiye gufata urupapuro n'ikaramu yawe dukosora hamwe, uraza kuza kutubwira muri comment amanota wari bugire muri kino kizami cyakozwe uyu munsi. Twose cyane ikibazo cya mbere uyu munsi cyabazaga kiti icyemezo cy'isuzuma ry'ikinyabiziga kimara igihe kingana iki. Kuri A bari kutubwira ngo amezi 6 ku binyabiziga bikora ubucuruzi, B bakatubwira ngo amezi 12 ku binyabiziga bidakora ubucuruzi, C bakatubwira ngo imyaka 2, D bakatubwira ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Uri kubona ni igisubizo cyakiriye ni A ni amezi 6 ku binyabiziga bikora ubucuruzi, ni B ni amezi 12 ku binyabiziga bidakora ubucuruzi, ni C ni imyaka 2, D A na B ni ibisubizo by'ukuri. Andika igisubizo kuri papuro kawe. Hano igisubizo cy'ukuri tugomba guhitamo D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Niba utari wahisemo D, kino kibazo nikigaruka mu kizami cyawe ari bukore uze kuza guhitamo D. Aho ari kutubwira ngo ni amezi 6 ku binyabiziga bikora ubucuruzi, ubwo ni bino binyabiziga byigishwa gutwara, bino binyabiziga bitwarira abagenzi hamwe mu buryo bwa rusange, ndetse na bino binyabiziga bitwara ibicuruzwa. B bakatubwira ngo amezi 12 ku binyabiziga bidakora ubucuruzi, ni bino binyabiziga by'abantu bitwara ku giti cyabo. Rero hano A na B ni ibisubizo by'ukuri, niyo mpamvu duhisemo D. Ikibazo cya kabiri uyu munsi cyabazaga kiti ahari hejuru cyane y'ubuso muri kamatara ndangambere na ndanganyuma ntashobora kuba harenze metero 1 na santimetero 90 hejuru y'ubutaka iyo ikinyabiziga kidapakiye. Ku byerekeye utugarurarumuri ubwo buhagarike ntibushobora kurenga. Ese ntibushobora kurenga ibihe bipimo? Kuri A bari kutubwira ngo ni metero 1 na santimetero 50, B bakatubwira ngo ni metero 1 na santimetero 75, C bakatubwira ngo ni metero 1 na santimetero 90, D bakatubwira ngo ni metero 1 na santimetero 20. None uri kubona ni igisubizo cy'ukuri ari iki? Ni A ni metero 1 na santimetero 50, cyangwa uri kubona ari B ni metero 1 na santimetero 75. Ese uri kubona ari C ni metero 1 na santimetero 90, cyangwa uri kubona ari D ni metero 1 na santimetero 20. Andika igisubizo kuri papuro kawe. Hano igisubizo cy'ukuri tugomba guhitamo D ni metero 1 na santimetero 20. Twakomeje ku kibazo gikurikira cya gatatu, aho uyu munsi cyabazaga kiti za autobus zigenewe gutwara abanyeshuri zishobora gushyirwa amatara abiri, amyasa rimwe riri imbere irindi riri inyuma, kugira ngo zerekane ko zihagaze no kwerekana ko bagomba kwitonda. Ayo matara agomba kumurika muri metero 100 muri buri ruhande rwaho zihagaze. Agira amabara akurikira. Ese agira ayahe mabara? Kuri A bari kutubwira ngo ni umweru, B ni umuhondo, C ni icunga rihishije, D byose ni ibisubizo by'ukuri. Uri kubona hano igisubizo cy'ukuri ni A ni umweru, ni B ni umuhondo, ni C ni icunga rihishije, cyangwa ni D byose ni ibisubizo by'ukuri. Andika igisubizo cy'ukuri papuro kawe. Hano igisubizo cy'ukuri ni C ni icunga rihishije. Niba ugeze kuri YouTube channel Nitsinda Prosper ari bwo bwa mbere, kanda subscribe, like, comment, share kugira tujye tubana umunsi ku munsi. Ujye ubona amasomo tuya dushyira buri munsi kubera ko nayatuma ujya mu kizami ugakora rimwe. Intego yacu nka Nitsinda Prosper ni ukora rimwe ugatsinda tugatsinda. Niba ugiye mu kizami genda witwaje indangamuntu yawe, nta kindi cyangombwa cyasimbura indangamuntu. Ikindi genda ugiye kuzana ibyangombwa bya polisi yakubikiye, ugenda ugiye kugerageza amahirwe. Twakomeje n'ikibazo cya kane uyu munsi, aho cyabazaga kiti inyuguti RL ziri hejuru y'imibare 4 kuva kuri 0001 kugeza kuri 9999, ariko inyuguti RL zishobora gukurikirwa n'iriya mibare 4 iyo umwanya wateganyijwe icyapa inyuma ahagije, bityo icyapa cy'inyuma kikagira ingero zimwe n'icy'imbere. Ni ku byapa by'ibinyabiziga bikurikira. Ese ni ku byapa by'ibihe binyabiziga? A ibinyabiziga byavanywe mu mahanga n'abacuruzi babyo, B rumoroki n'amakuzungu, C ibinyabiziga bikoreshwa na konsera, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Uri kubona ni igisubizo cy'ukuri ni A ni ibinyabiziga byavanywe mu mahanga n'abacuruzi babyo, ni B ni rumoroki n'amakuzungu, C ibinyabiziga bikoreshwa na konsera, D bakatubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo.
andika igisubizo cy'agapapuro kawe, ndiza ko wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri. Hano igisubizo cy'ukuri ni B, rumoroki na makuzungu. Niba utari wahisemo B, bino bibazo biragenda bikagaruka buri munsi, nikigaruka mu kizami cyawe uri bukore uze kuza guhitamo B. Ikibazo cya gatanu uyu munsi cyabazaga kiti iyandikwa ry'ibinyabiziga by'abantu bikorera ku giti cyabo cyangwa ibya za ambasade cyangwa imiryango ifite ubusonerwe nk'ubwa za ambasade no ku bakozi b'izo za ambasade n'iyo imiryango risabwa ibiro by'imisoro. Ese iyo ari gishya iryo saba riherekezwa n'ikihe cyemezo? Ese riherekezwa n'ikihe cyemezo? A. Icyemezo gitangwa na polisi y'igihugu. B. Icyemezo cy'uwagikoze cyangwa cy'uwagicuruje. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Uwo uri kubona ni igisubizo gikurikiye ni A. Ni icyemezo gitangwa na polisi y'igihugu. Ni B. Ni icyemezo cy'uwagikoze cyangwa cy'uwagicuruje. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Andika igisubizo cy'ukuri agapapuro kawe. Hano igisubizo cy'ukuri ni B. Ni icyemezo cy'uwagikoze cyangwa cy'uwagicuruje. Naho ikibazo cya gatandatu uyu munsi cyabazaga kiti iyo hatari utuyira two ku mpande z'umuhanda cyangwa inkengero zigiye hejuru cyangwa bidashobora kugendwa, abanyamaguru bagomba kunyura aha hakurikira. Ese bagomba kunyura he? A. Bari kutubwira ngo mu muhanda. B. Bakatubwira ngo mu kayira k'abanyamagare. C. Bakatubwira mu tuyira turi ku musezero w'umuhanda. D. Bakatubwira ngo ibisubizo byose nibyo. Uwo uri kubona ni igisubizo gikurikiye ni A. Ni mu muhanda. Ni B. Mu kayira k'abanyamagare. Ni C. Mu tuyira turi ku musezero w'umuhanda. D. Ibisubizo byose nibyo. Andika igisubizo cy'agapapuro kawe. Hano igisubizo cy'ukuri tugomba guhitamo C. Ni mu tuyira turi ku musezero w'umuhanda. Niba utari wahisemo C, bino bibazo biragenda bikagaruka buri munsi, nikigaruka mu kizami cyawe uza kuza guhitamo C. Ikindi wifuza agatabo karimo ibyapa byose uko ari amoko 5, kikabamo ibimenyetso byo mu muhanda, hakabamo ibibazo n'ibisubizo byose utegetswe kumenya mbere yo kujya mu kizami. Uratwandikira kuri WhatsApp utubwire tuguhe agatabo mu masegonda 5 igitabo kiba kikugezeho. Ikindi wifuza kwikora ku bizami bigenda bikorwa buri munsi, bino bizami by'iminota bibajijwe mu buryo bwa polisi ibazamo, uratwandikira WhatsApp tubwire tuguhe ibizami wihugure nawe ugenda mu kizami ugiye kuzana ibyangombwa byawe polisi yakubikiye. Abantu mumaze gukora inshuro irenze imwe mukora ikizami bikanga na n'ubu bikaba byaranze, munyandikire mbafasha. Ikindi niba utazi gusoma turabanza tugagutereninga ukamenya gusoma niba ushaka provisoire, ubundi ukajya gukora provisoire uzi gusoma. Nugira ikibazo niba utazi gusoma twandikire tubwire tugufashe, turagufasha. Ikibazo cya karindwi uyu munsi cyabazaga kiti isonga y'impombo yohereza ibyotsi ntishobora kwerekezwa aha hakurikira. Ese ntishobora kwerekezwa hehe? Kuri A bari kutubwira ngo ibumoso bw'ikinyabiziga. B bakatubwira ngo iburyo bw'ikinyabiziga. C bakatubwira ngo inyuma y'ikinyabiziga. D bakatubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Wowe uri kubona ni igisubizo cy'ukuri ni A. Ni ibumoso bw'ikinyabiziga. Ni B. Ni iburyo bw'ikinyabiziga. Ni C. Ni inyuma y'ikinyabiziga. Ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Andika igisubizo cy'ukuri agapapuro kawe. Hano igisubizo cy'ukuri tugomba guhitamo B. Ni iburyo bw'ikinyabiziga. Twakomeje n'ikibazo cya munani uyu munsi cyabazaga kiti iyo igenda mu nzira nyabagendwa imikumbi igomba kugabanywamo udutsiko tugizwe. Ese tugizwe ni iki? A. Inyamaswa zitarenze 20 kandi zitandukanijwe n'intera ya metero 10. B. Inyamaswa zitarenze 10 kandi zitandukanijwe n'intera ya metero 20. C bakatubwira ngo ni inyamaswa zitarenze 8 zitandukanijwe n'intera ya metero 10. D bakatubwira ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Uri kubona ni igisubizo cy'ukuri ni A. Ni inyamaswa zitarenze 20 kandi zitandukanijwe n'intera ya metero 10. Ni B. Ni inyamaswa zitarenze 10 kandi zitandukanijwe n'intera ya metero 20. Ni C. Ni inyamaswa zitarenze 8 zitandukanijwe n'intera ya metero 10. Cyangwa uri kubona ari D, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Andika igisubizo cy'ukuri agapapuro kawe. Ndiza ko wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri. Hano igisubizo cy'ukuri tugomba guhitamo B. Ni inyamaswa zitarenze 10 kandi zitandukanijwe n'intera ya metero 20. Twakomeje ku kibazo cya 9 uyu munsi cyabazaga kiti ubugari bw'imizigo yikoreye n'amagare na velomoteri kimwe na rumoroki zikurwa n'ibyo binyabiziga ntibushobora kurenza ibipimo bikurikira. Ese nibe bipimo? Kuri A bari kutubwira ngo ni santimetero 75. B bakatubwira ngo ni santimetero 30.
C bakatubwira ngo ni santimetero 55, D bakatubwira ngo ni santimetero 125. uri kubona hano igisubizo cy'ukuri ari iki? Ni A ni santimetero 75, ni B ni santimetero 30, ni C ni santimetero 55, cyangwa ni D ni santimetero 125. Andika igisubizo cy'ukuri papuro kawe. Hano igisubizo cy'ukuri tugomba guhitamo A ni santimetero 75. Twakomeje n'ikibazo cya 10. Uyu munsi ikibazo cya 10 cyabazaga kiti inzira y'ibinyabiziga igizwe n'ibihe bice by'inzira nyabagendwa. Kuri A bari kutubwira ngo umuhanda n'inzira ziwukikije, B bakatubwira ngo umuhanda urombejeho ibice byinshi, C bakatubwira ngo imirongo icagaguye n'idacagaguye, D bakatubwira ngo ibisubizo byose ni ukuri. Uri kubona hano igisubizo cy'ukuri ni A ni umuhanda n'inzira ziwukikije, ni B ni umuhanda urombejeho ibice byinshi, ni D imirongo icagaguye n'idacagaguye, D bakatubwira ngo ibisubizo byose ni ukuri. Andika igisubizo cy'agapapuro kawe. Hano igisubizo cy'ukuri tugomba guhitamo ni A ni umuhanda n'inzira ziwukikije. Twakomeje n'ikibazo cya 11. Uyu munsi cyabazaga kiti ese ibyapa by'inyongera bishobora kumenyesha iki? Kuri A bari kutubwira ngo ibitegetswe byihariye, B bakatubwira ngo ubugerewe cyangwa amarengategeko rusange cyangwa ibibujijwe ndetse n'ibitegetswe byihariye, C bakatubwira ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, D bakatubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Uri kubona hano igisubizo cy'ukuri ni A ni ibitegetswe byihariye, ni B ni ubugerewe cyangwa amarengategeko rusange cyangwa ibibujijwe ndetse n'ibitegetswe byihariye, C A na B ni ibisubizo by'ukuri, D bakatubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Andika igisubizo cy'agapapuro kawe. Hano igisubizo cy'ukuri tugomba guhitamo C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Aho ari kutubwira ngo ni ibitegetswe byihariye ni igisubizo cy'ukuri, B bakatubwira ngo ubugerewe cyangwa amarengategeko rusange cyangwa ibibujijwe ndetse n'ibitegetswe byihariye, B nayo ni igisubizo cy'ukuri. Ariko kuri kino kibazo hari ukuntu kuri abaza bakatubwira ngo ni ibitegetswe byihariye gusa, iyo bongeyeho gusa baba bashyizeho umutego. Ibitegetswe byihariye gusa, icyo ntabwo ari igisubizo cy'ukuri kirimo. Iyo bongeyeho gusa hariya kuri A, icyo gihe igisubizo cy'ukuri aba ari B gusa. Uyu munsi duhisemo C, A na B ni ibisubizo by'ukuri kubera ko kuri A batubwiye ibitegetswe byihariye, iyo gusa nayo bigize bashyiraho, niyo mpamvu A na B ari ibisubizo by'ukuri. Twakomeje n'ikibazo cya 12. Uyu munsi cyabazaga kiti ese mu gihe ikinyabiziga cyacu bakinyuzeho, kuri A bari kutubwira ngo tugomba kugabanya umuvuduko, B bakatubwira ngo tugomba kongera umuvuduko, C bakatubwira tugomba kongera umuvuduko n'ubwitonzi, D bakatubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Uri kubona hano igisubizo cy'ukuri ni A tugomba kugabanya umuvuduko, B tugomba kongera umuvuduko, C tugomba kongera umuvuduko n'ubwitonzi, D bakatubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Andika igisubizo cy'ukuri papuro kawe. Hano igisubizo cy'ukuri tugomba guhitamo A, hano tuba tugomba kugabanya umuvuduko. Naho ikibazo cya 13 uyu munsi cyabazaga kiti ntibyemewe gukoresha telefone, ese ni hehe telefone kuyikoresha bitemewe? Kuri A bari kutubwira ngo mu biro bya leta, B mu biro bya polisi, C igihe utwaye ikinyabiziga, D ibisubizo byose ni ukuri. Ese uri kubona hano igisubizo cy'ukuri ari A ni mu biro bya leta, ni B ni mu biro bya polisi, ni C ni igihe utwaye ikinyabiziga, cyangwa ni D ibisubizo byose ni byo. Hano igisubizo cy'ukuri tugomba guhitamo C, igihe utwaye ikinyabiziga gukoresha telefoni birabujijwe ntibyemewe. Ikibazo cya 14 uyu munsi cyabazaga kiti mbere yo kunyura ku kindi kinyabiziga ni ngombwa kumenya ko, ese ni ngombwa kumenya iki? Kuri A bari kutubwira ngo ni ngombwa kumenya ko nta kindi kinyabiziga kinturutse inyuma, B umuhanda ubona neza no kwitondera kunyuranaho, C ikinyabiziga kinturutse imbere gishaka gukatira ibumoso, D nta gisubizo cy'ukuri. Uri kubona hano igisubizo cy'ukuri ni A nta kindi kinyabiziga kinturutse inyuma, ni B ni umuhanda ubona neza no kwitondera kunyuranaho, C ikinyabiziga kinturutse imbere gishaka gukatira ibumoso, D nta gisubizo cy'ukuri. Hitamo igisubizo cy'ukuri. Kubona ari A, ni B, ni C cyangwa ni D. Hano igisubizo cy'ukuri tugomba guhitamo B. Ni ngombwa kumenya ko umuhanda ubona neza no kwitondera kunyuranaho. Niba ushaka kategori A, kategori B, gana ishuri Agaciro Driving School riherereye i Nyagatare. Niba uri i Nyagatare no hafi i Nyagatare
perime ukora rimwe gusa kandi mu gihe gito cyane, na provisoire nk'ibisanzwe nikora rimwe. Mugane ishuri Agaciro Driving School, mugende mushake category, mugende mushake provisoire ku batarazibona, nikora rimwe rwose, mugende babafashe cyane. Ikibazo cya 15 uyu munsi cyabazaga kiti ese ikindi kinyabiziga kiguturutse inyuma kigutera amatara y'urumuri rumyasa wakora iki? A. Kongera umuvuduko kugira ngo intera iri hagati yawe n'ukuri inyuma igumeho. B. Fata feri y'urugendo kugira ngo umwereke ko ugiye guhagarara. C. Emerera icyo kinyabiziga kuwutambukaho niba imbere nta cyago gihari. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hitamo igisubizo cy'ukuri. Kubona ari A. Kongera umuvuduko kugira ngo intera iri hagati n'ukuri inyuma igumeho, cyangwa ni B. Nifata feri y'urugendo kugira ngo umwereke ko ugiye guhagarara. C. Emerera icyo kinyabiziga kuwutambuka niba imbere nta cyago gihari. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Andika igisubizo cy'ukuri ku gapapuro kawe. Hano igisubizo cy'ukuri ni C. Uba ugomba kwemerera icyo kinyabiziga kuwutambukaho niba imbere nta cyago gihari. Twakomeje n'ikibazo cya 16 uyu munsi cyabazaga kiti mu gihe umuntu ufite ubumuga bwo kutabona yambukiranya umuhanda yitwaje inkoni yera y'abatabona. A. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gufata iyo nkoni nk'icyapa kimumenyesha ko agomba guhagarara. C. Vuza ihoni ukomeze. C. Gabanya nurangiza ukomeze witonze. D. Ibisubizo byose ni ukuri. Wowe uri kubona ni igisubizo cy'ikaye ni A. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gufata iyo nkoni nk'icyapa kimumenyesha ko agomba guhagarara. B. Vuza ihoni ukomeze. C. Gabanya nurangiza ukomeze witonze. Naho D bakatubwira ngo ibisubizo byose ni ukuri. Andika igisubizo cy'ukuri ku gapapuro kawe. Hano igisubizo cy'ukuri ni A. Umuyobozi w'ikinyabiziga aba agomba gufata iyo nkoni nk'icyapa kimumenyesha ko agomba guhagarara. Twakomeje n'ikibazo cya 17 aho uyu munsi cyabazaga kiti amatara y'urugendo mu gihe cy'ibihu. Ese amatara y'urugendo mu gihe cy'ibihu biba bimeze biti? A. Ni meza kuko atuma ureba kure. B. Ni mabi kuko arakugarukira akaguma amaso. C. Akwizeza ko abandi bakubona. D. Nta gisubizo cy'ukuri. Uri kubona hano igisubizo cy'ukuri ni A. Ni meza kuko atuma ureba kure. B. Ni mabi kuko arakugarukira akagumya amaso. C. Akwizeza ko abandi bakubona. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Andika igisubizo cy'ukuri ku gapapuro kawe. Hano igisubizo cy'ukuri ni B. Amatara y'urugendo mu gihe cy'ibihu ni mabi kubera ko arakugarukira akagumya amaso. Ikibazo cya 18 uyu munsi cyabazaga kiti gutwara uzungazunga mu muhanda. Ese gutwara uzungazunga mu muhanda biba bimeze biti? A. Ni bibi ku kinyabiziga cy'imitende ibiri. B. Ni bibi igihe cyose. C. Ku kinyabiziga cy'imitende ine. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Uri kubona ni igisubizo cy'ikaye ni A. Ni bibi ku kinyabiziga cy'imitende ibiri. Ni B. Ni bibi igihe cyose. C. Ni bibi ku kinyabiziga cy'imitende ine. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hitamo igisubizo cy'ukuri. Hano igisubizo cy'ukuri ni B. Ni bibi igihe cyose. Kugenda uzungazunga mu muhanda ni bibi igihe cyose. Twakomeje n'ikibazo cya 19 telefoni ngendanwa ntigomba gukoreshwa. A. Kuri A bari kutubwira ngo ahari ibimenyetso bimurika. B. Bakatubwira ngo igihe utwaye ikinyabiziga ku muvuduko w'ibirometero 20 mu isaha. C. Bakatubwira A na B n'ibisubizo by'ukuri. D. Bakatubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Uri kubona hano igisubizo cy'ukuri ni A. Telefoni ngendanwa ntigomba gukoreshwa ahari ibimenyetso bimurika. Aho ni kuri A. B. Bakatubwira ngo igihe utwaye ikinyabiziga ku muvuduko w'ibirometero 20 mu isaha. C. A na B n'ibisubizo by'ukuri. D. Bakatubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hitamo igisubizo cy'ukuri. Kubona ari A, ni B, ni C cyangwa ni D. Hano tugomba guhitamo D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twakomeje ku kibazo cya 20 uyu munsi cyabazaga kiti kunyuranaho bibujijwe gusa. Ese kunyuranaho bibujijwe gusa igihe bimeze gute? Kuri A bari kutubwira ngo igihe umuhanda hagati hashushanyijemo umurongo w'umweru ucagaguye. B. Bakatubwira ngo mu muhanda hashushanyijemo umurongo wera udacagaguye. C. Bakatubwira ngo ikinyabiziga gitwaye ku musozi unyerera. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Uri kubona ni igisubizo cy'ikaye ni A. Ni igihe mu muhanda hagati hashushanyijemo umurongo wera w'umweru ucagaguye. B. Umuhanda ushushanyijemo umurongo wera udacagaguye. C. Ikinyabiziga gitwaye ku musozi unyerera. Naho D. Bakatubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hitamo igisubizo cy'ukuri. Kubona ari A, ni B, ni C cyangwa ni D.
hano igisubizo kiri ni B, umuhanda ushushanyijeho umurongo wera udacagaguye. Kunyuranaho bibujijwe gusa igihe mu muhanda hashushanyijwemo umurongo wera udacagaguye. Eho rero ugeze kuri Tsindira Provisoire aribwo bwa mbere, kanda subscribe, like, comment, share kugeza tubana umunsi ku munsi, ujye ubona amasomo yose tujya dushyiraho buri munsi kubera ko ntayatuma ujya mu kizamuka kwa rimwe ugahita utsindira Provisoire yawe. Intego yacu nka Tsindira Provisoire ni ukwa rimwe ugatsinda tugatsinda. Tubifurije amahirwe masa rero, ni mwese muri kwita gukora ikizamini cya Provisoire, Imana izabafashemo kandi mukomeze mugire ibihe byiza cyane, turabakunda, ciao ciao.